Yakobo 4:8 haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Turimo turavuga ku nyigisho zifite umutwe uvuga ngo gusenga kwemerwa. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha ni mukarabe, namwe ab'imitima ibiri ni mwiyeze imitima. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha ni mukarabe, namwe ab'imitima ibiri ni mwiyeze. Haleluya. Hashize igihe ako gahinda kangarutsemo mu gitondo, reka nkabasangizeho wenda hari icyo mwakora ku rugendo rwanyu. Hari icyo mwarukoraho mukarushaho kwitunganya. Hashize amezi ngira ngo 3 cyangwa 4 sinibuka, abemera iby'isi y'umwuka muzi ko habaho amayerekwa, habaho iyerekwa mu buryo nk'ubwo ngubwo. Nagize iyerekwa ryababaje umutima wanjye ryo kuzamurwa kw'itorero. Ntago ryari itorero ku isi yose, ariko twari tumeze nk'abantu bari ahantu hamwe n'abantu benshi cyane nzi tuziranye. Bamwe muri mwebwe muri iri torero, abahandi, abantu tubana babugufi, abana banjye, abavandimwe banjye, abantu benshi nzi, yari amasura menshi nzi n'andi makeya y'inyuma ntabashaga kureba. Mbabazwa n'iki? Nuko abazamutse babaye bake cyane 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 ugereranyije n'abasigaye. Ijwi ryavuganaga nanjye rikambwira icyo umuntu yibwira mu basigaye. Harimo wasigaraga akavuga ngo njyewe nsigajwe n'ibyo nziza ukuri, ukabona nta na regret, nta no kwicuza kuba yasigaye. Undi akavuga ngo mana we ndasigaye koko, ibi ni bya bintu bahoraga batubwira. Ese koko ni ukuri? Ryari yerekwa riteye ubwoba, rihungabanyije ubuzima bwanjye, rimbujije amahoro. Mari iminsi ndiransenga birongera birashira. Muri iki gitondo agahinda kangarukamo, ndavuga ese abera bazi koko ko ijuru ririho n'umuriro ririho, kandi ko dukwiriye kwitegura. Hagiye gushira umwaka ngira ngo urenga nk'umwaka n'igice ngenderewe na marayika. Bisimbi babwira kugira ngo mumenye ko ndi gitangaza cyangwa ndi hatari. Ibi ndabibabwira kugira ngo mumenye ngo ijuru ririho n'ikuzimu hariho ni iby'ukuri. Nari ndi mu masengesho, ngira ngo nari nifite urugendo nagomba kujya hanze, sinajyayo nkora amasengesho. Ndavuga ngo ubwo gahunda z'i Rwanda ntari nzifite n'ubundi reka nifungiranya ahantu senge. Nanjye nasomaga Bibiliya nkuko muyisoma, yego numva ko marayika ashobora kugenderera abantu, ariko numvaga mu bo yagenderera njyewe ntarimo. Hari ukuntu tuba dusenga ariko tutiteze ibintu. Umucyo mwinshi uraza mu cyumba cyanjye, mbona umumarayika araza arambwira mu bintu yambwiye byari bimuzanye by'ingenzi. Yarambwiye ngo Hortense, nje kukumaramo ubutesi ugendana. Kandi nibonaga ntari umutesi mu by'Imana. Nje gufungura amaso yawe kugira ngo urekeraho guteta. Mera nk'umuntu ugize ubwoba, ndibaza se nteta gute? Ambwira ibintu byinshi bimwe ntabasha kubabwira, ariko mu by'ingenzi ijuru ririho n'ikuzimu hariho, nimwitegure. Imbaraga zacu, urubuhungiro bwacu, utubereye byose. Nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe. Imbaraga zo kubyuka mu mariri yacu ni wowe uziduha. Amagara mazima tukaba tutari mu bitaro niwe tuyakesha. Umwuka duhumeka niwe tubikesha. Abo wahaye kubona ibyo kurya muri iki cyumweru, tukabona ibyo kwambara, tukabona aho turara, ibyo byose niwe tubikesha. Amahoro dufite muri iki gihugu, ayo watuzengurukije ubwacu mu miryango, ibyo byose niwe tubikesha. Twagarutse rero mwami kugushima ndetse no kuguhamagara mu buzima bwacu. Nta kintu na kimwe dufite twakwirata, nta kintu na kimwe dufite twihaye, kuko hari abandi mwami bakiranukaga kuturusha, hari abandi bashobora kuba barize nk'ibyo twize, hari abandi baturushaga n'amahirwe ariko badafite ubwo buntu dufite uyu munsi. Rero mwami, reka unezererwe iki gitambo cyacu cya mu gitondo. Nongeye kukwinginga kugira ngo turebere mu maraso y'umwana wawe utarigeze acumura. Gukiranuka kwacu komeze nk'ubushwambagara, ntago gushyitse. Turagambirira ntitubisohoze, ndetse utatse no mu mitima yacu wahasanga imigambi mibi. Mwami, turakwinginze kugira ngo iri torero twese uturebe mu maraso yawe, maze iki gitambo cya mu gitondo cyemerwe. Guterana kwacu mwami kutubera ukumumaro.
nongeye kukwinginga wowe utagira ikikunanira kugira ngo usange buri muntu wese muri twebwe. Iyo mbishobora nk'umuntu ubifuriza ibyiza nari kubibaha, ariko mwami ni byinshi cyane ntashoboye kandi wowe ushoboye. Ndaguhamagara kugira ngo ubagirire neza. Winjiye arwaye umukize kuko urabishoboye, wasize umurwayi mu nzu umugereho kuko urabishoboye, winjiye ashonje atazi nuko iki cyumweru kizagenda, mwami umucira inzira kuko urabishoboye. Ufite ibibazo mu kazi umuha amahoro kuko urabishoboye. Uwashobewe atazi icyerekezo yakurikizaho, ndakwinginze ngo muhe icyerekezo kuko nabyo urabishoboye. Nta kintu na kimwe kikunanira. Urugo rutarimo amahoro uruzanemo amahoro. Abacu batarakizwa ubaha agakiza kuko urabishoboye. Mwami ndakwinginze kugira ngo usange buri muntu wese, wite ku kibabaje umutima we maze umubere igisubizo. Hari n'ibindi tugusaba kuko tubikwiriye. Hari amapromosiyo mu kazi, hari ubuzima buhindutse, hari abafiyanse, hari abagore n'abagabo, hari ukubyara, hari ibyiza byose watugeneye muri wowe mwami kuko ubishoboye kandi njyewe ntashobora kubibaha. Ndakwinginze kugira ngo ubibahe. Hari n'imbaraga zivana umuntu mu cyaha, ibyo nabyo urabikora ukabishobora. Nta magambo mfite yabibakuramo, nta magambo mfite yaca imigozi y'icyaha umuntu agahinduka umukiranutsi, ariko ibyo nabyo urabishoboye mwami. Ndakwinginze kugira ngo muri iki gitondo udusange, wemere guterana natwe mwami. Si ubwa mbere duteranye, yewe si n'ubwa nyuma. Ahari hari ubwo tubimenyera tugahora tuza mwami nk'ibisanzwe, ariko watwemerera uyu munsi mwami bitari amagambo ya Hortense, ahubwo kubaho kwawe kukagira umuntu kugirira neza, kubaho kwawe kukagira umuntu gukiza, kubaho kwawe kukazana impinduka. Erega uriho, uri muzima, urafatika. Abantu benshi ntabwo babizi ko uriho, abantu benshi barigirira experience yo kwibonerana nawe. Mwami ndakwinginze muri iki gitondo kugira ngo ukore ku maso yacu, tukubone, tukumenye, tukumve, twambike imbaraga zo gukora ibyo ushaka, kugira ngo nuhamagara abera tuzumva amazina yacu. Kandi mwami mu minsi udutije uduhe kuba ab'umumaro. Ntabwo wadushyiriyeho kuza guherekeza abandi, hari icyo wari waragennye ko tuzakora mu gihe cyacu. Ndakwinginze kugira ngo buri muntu umuhe kuba uw'umumaro mwami. Iminsi umuhaye, imyaka yo kubaho ntizatambuke nk'itarigeze kubaho, ntazatura ahantu nk'utarigeze kuhatura. Dushoboze mwami gukora iby'umumaro mu gihe cyacu. Mwuka wera tuguha ikaze, ngubane natwe, utwiyereke. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 8. Yakobo 4:8 haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Dusome Yakobo 4:8, mwegere Imana nayo izabegera. Hari umuntu ufite Bibiliya? Mana yanjye, abatazifite nibo benshi. Iki ni ikibazo gikomeye. Nta niyo muri telefoni, ako se muragira ngo nzabagire gute? Abadafite amafaranga yo kuzigura byakumvikana, ariko umuntu washoboye kugura telefoni 30,000, 50,000, 100, hari n'izigura miliyoni, akaba atatunze Bibiliya azi gusoma. Aha, ese muzi ko ijuru ririho? Hari umuntu ubizi ko ijuru ririho? Murabizi neza? Muzi neza ko na kuzimu hariho? Yego. Murabizi ko biriho? Murabizi ko aho hantu hombi hari abantu bazajyayo? Hari icyo urimo kubikoraho ku giti cyawe? Yego. Hari icyo urimo kubikoraho kugira ngo uzajye mu ijuru? Cyangwa bizikora? Imana yacu tugirira ubuntu. Mfite agahinda mu mutima wanjye, niba ndi bubashe kuvuga. Imana imfashe. Yakobo 4:8
haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Turimo turavuga ku nyigisho zifite umutwe uvuga ngo gusenga kwemerwa. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze. Haleluya. Hashize igihe ako gahinda kangarutsemo mu gitondo, reka nkabasangizeho wenda hari icyo mwakora ku rugendo rwanyu. Hari icyo mwarukoraho mukarushaho kwitunganya. Hashize amezi ngira ngo nka3 cyangwa 4 sinibuka, abemera iby'isi y'umwuka muzi ko habaho amayerekwa, habaho iyerekwa mu buryo nk'ubwo ngubwo. Nagize iyerekwa ryababaje umutima wanjye ryo kuzamurwa kw'itorero. Ntago ryari itorero ku isi yose, ariko twari tumeze nk'abantu bari ahantu hamwe n'abantu benshi cyane nzi tuziranye. Bamwe muri mwebwe muri iri torero, abahandi, abantu tubana babugufi, abana banjye, abavandimwe banjye, abantu benshi nzi, yari amasura menshi nzi n'andi makeya y'inyuma ntabashaga kureba. Mbabazwa n'iki? Nuko abazamutse babaye bake cyane 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 ugereranyije n'abasigaye. Ijwi ryavuganaga nanjye rikambwira icyo umuntu yibwira mu basigaye. Harimo wasigaraga akavuga ngo njyewe nsigajwe n'ibyo nziza ukuri, ukabona nta na regret, nta no kwicuza kuba yasigaye. Undi akavuga ngo mana we ndasigaye koko, ibi ni bya bintu bahoraga batubwira, ese koko ni ukuri? Ryari yerekwa riteye ubwoba, rihungabanyije ubuzima bwanjye, rimbujije amahoro. Mara iminsi ndiransenga birongera birashira. Muri iki gitondo agahinda kangarukamo, ndavuga ese abera bazi koko ko ijuru ririho n'umuriro ririho, kandi ko dukwiriye kwitegura. Hagiye gushira umwaka ngira ngo urenga nk'umwaka n'igice ngenderewe na marayika. Bisimbi babwira kugira ngo mumenye ko ndi gitangaza cyangwa ndi hatari. Ibi ndabibabwira kugira ngo mumenye ngo ijuru ririho n'ikuzimu hariho ni iby'ukuri. Nari ndi mu masengesho, ngira ngo nari nifite urugendo nagomba kujya hanze, sinajyayo nkora amasengesho. Ndavuga ngo ubwo gahunda z'i Rwanda ntari nzifite n'ubundi reka nifungiranya ahantu senge. Nanjye nasomaga Bibiliya nkuko muyisoma, yego numva ko marayika ashobora kugenderera abantu, ariko numvaga mu bo yagenderera njyewe ntarimo. Hari ukuntu tuba dusenga ariko tutiteze ibintu. Umucyo mwinshi uraza mu cyumba cyanjye, mbona umumarayika araza arambwira mu bintu yambwiye byari bimuzanye by'ingenzi. Yarambwiye ngo Hortense, nje kukumaramo ubutesi ugendana. Kandi nibonaga ntari umutesi mu by'Imana. Nje gufungura amaso yawe kugira ngo urekeraho guteta. Mera nk'umuntu ugize ubwoba, ndibaza se nteta gute? Ambwira ibintu byinshi bimwe ntabasha kubabwira, ariko mu by'ingenzi ijuru ririho n'ikuzimu hariho, nimwitegure. Haleluya. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Ubuzima abantu batareba bwawe, ubuzima bwo mwijima abantu batareba, Imana irabureba. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana ntikangwa n'ibintu by'inyuma habe namba. Ikintu Imana yitayeho si uko mbabwiriza, ikintu Imana yitayeho ni ikiri mu mutima wanjye. Twavuganye ibintu byinshi, arambwira ngo mbaza icyo ushaka. Mubaza ibintu byinshi, mubaza ku bantu benshi. Sigara ntangaye. Icyo akora ko kuba mugani yasize amazemo n'ubutesi. Sigara ntangaye ndavuga ese bibaho? Ese birashoboka ko umuntu umeze gutya na gutya yaba afite ubuzima buhishe bumeze gutya na gutya? Ese birashoboka ko itorero turi mu gihe cy'ubuntu, mu gihe cy'amahirwe? Umuntu wese asabye Imana imbabazi, Imana yamubabarira. Imana ntikangwa n'ibyaha byinshi, ifite imbabazi nyinshi ziruta ibyaha byose by'abanyabyaha bo ku isi, ariko ikeneye ko tuyisaba imbabazi. Ikeneye ko tuba abanyakuri, ukabwiza Imana yawe ukuri. Ikintu cyari kingoye isomo cyangwa se icyo nari ntegetswe aho ngaho ni ukuba wamenya ibibi by'umuntu, imigambi mibi y'umuntu, ariko ugasabwa gukomeza kumukunda nk'uko wamukundaga
no kumuha icyizere nk'uko wari kimuhaye. Ibyo nibyo bivunanye. Ijuru ririho n'ikuzimu hariho. Rwa mbere mbivuze muri public, ariko nageze agenda muri iki gitondo ndavuga ariko se abera bazi ko ari indirimbo zizatuzamura, bazi ko ari ukubwiriza, bazi ko ari uguterana, muzi ko ari iki kizatujyana mu ijuru. Ijuru ririho n'ikuzimu hariho. Ni wowe ukwiriye guhitamo aho uzaba. Umuntu yahisha ubuzima bwe abantu, yabuhisha umugabo we, yabuhisha umugore we, yabuhisha abana be, yabuhisha ababyeyi, ariko Imana ntabwo ihishwa. Imana ireba ibintu byose byose. Gukizwa ukajya no mu bapfumu, ukitwa nako so gukizwa, kuba mu itorero ukajya no mu bapfumu, ukaba mu itorero ukaroga, ukaba mu itorero ugakora ibintu bibi. Umuntu ararushwa n'iki? Uravunikira iki? Nahise mbona bya byanditswe bivuga ngo abinyuma benshi bazadutanga imbere. Sanga hari indaya zibereye hariya hirya ni hehe harya, ziri muri aya makaritsiye zose, zishobora kuzadutanga mu bwami bw'Imana. Ishobora kuba ibabajwe n'uburaya bwayo kuruta uko umuntu uri mu rusengero ababajwe n'ubusambanyi bwe, kuko twebwe turabiririmbana, tukabibwirizanya, tukabikorana nta namba. Indaya yo hanze itarinjira no mu rusengero ishobora kuba ibyukana agahinda, ikavuga ngo Mana uzangize ubutindi bw'uburaya. Niyihana n'umutima w'ukuri azababarirwa adutangeye. Ni gute umuntu wumva ijambo ry'Imana umunsi ku wundi ashobora gukora icyaha ntagire n'agahinda? Icyaha wakigwamo nibisanzwe, ariko ni gute ushobora gukora icyaha ntugire n'agahinda, udasiba amateraniro n'umunsi warimo? Muri iki gitondo bw'Imana, ese Mana sinzi kubasengera, ese Mana sinzi nkora iki? Ndongera nayibwire ko Mana ari wowe ari wowe mubyeyi w'aba bantu, wowe wabigenza uti? Gusa nta gisubizo yampaye. Niba ukiranuka komeza ukiranuke. Harimo abakiranutsi barahari, ariko ni bake. Niba ukiranuka komeza ukiranuke. Niba wiyanduza, Imana ni Imana y'amahirwe ya kenshi, wava muri izo nzira mbi. Nta nyungu yo gukorera Satani, ntayo. Ni twebwe tuba twibeshya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Si ukubatera ubwoba, si ukubakanga, si ukugira ngo mutinye njyewe habe namba, nta n'agakiza namba nabasha guhana umuntu n'umwe iyo babishoboye. Ariko ni kugira ngo twubahe Imana, tuyubahe atari ubwoba bw'umuriro w'iteka, tuyubahe kubw'urukundo rwinshi idukunda, kubw'imbabazi nyinshi yatugiriye. Yatanze umwana wayo Yesu Kristo arapfa ku musaraba, yikorera ibyaha byawe n'ibyanjye. Nta cyaha na kimwe Yesu yari yakoze, yikoreye ububi bwawe n'ubwanjye. Ayo mahirwe uyu munsi tuyahagazemo. Kubwiriza, kuvuga kwihana, kuvuga ko Yesu azagaruka byabaye nk'indirimbo isanzwe mu matwi y'abantu, ariko Bibiliya ni ukuri. Ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu ni ukuri. Ni ahantu habiri honyine abantu bazajya, na hagati na hagati. Ubwo ugihumeka ayo mahirwe urayafite. Abacu bapfuye batihannye byararangiye, abapfuye bakiranuka bararuhutse mu gituza cya Abrahamu. Ariko abo bapfuye badakijijwe, nubwo yaba ari mama wawe wakundaga, nubwo yaba ari papa wawe wakundaga, bararimbutse, byararangiye. Icyifuzo kiri ku mitima yabo kiravuga nka wa mugabo w'umutunzi wapfanye na Lazaro, baba ari wo muri wa mugani. Icyifuzo kiri ku mutima wabo ni ukuvuga ngo icyaduha bene wacu basigaye batarapfa bagakizwa ntibazaze muri uyu mubabaro nk'uwo turimo. Nicyo cyifuzo cyabo, nuko nta bushobozi bafite bwo kugaruka aho turi ngo batubwire. Wikwiyangiza, wikwica ubuzima bwawe, imbabazi z'Imana ziracyariho. Reka dusome Yakobo 4:8. Turimo turavuga gusenga kwemerwa, turi mu masengesho y'iminsi 21. Imana iguha umugisha ni warashoboye kuba muri ayo masengesho.
ngo mwegere Imana nayo izabegera, kandi ko n'agace nifuzaga, mwegere Imana nayo izabegera. Akomeza avuga ngo yemwe banyabyaha nimukarabe namwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mwegere Imana nayo izabegera. Turi mu minsi yo gusenga, twavuze iminsi yo gusenga aba ari iminsi twise yo kwegera Imana. Suko Imana tuba dusanzwe tutayegereye, ariko iyo twagize ubuzima bwo gusenga cyangwa iminsi yo gusenga twiyiriza ubusa dufite ibyo twigomwa, no kugira ngo imitima yacu irusheho kwegerana n'Imana, no kugira ngo twinjire mu buzima buvuye mu bitotsi, buvuye mu kurangara, butuma twegera Imana. Imana rero ntabwo igira adresse geographique, nta hantu ibarizwa ngo tuvuge ngo turayisanga Irubengera, turayisanga hano hepfo mu Bwishyura, turayisanga hehe. Nta nubwo muri Israel iriyo, ntabwo iri Kigali, ntabwo iri New York, nta hantu na hamwe iri mu buryo buri geographique, nta hantu ibarizwa. Imana tuyegera mu mitima yacu. Haleluya. Ikitwegereza no kwihana ibyaha, ikiduhungisha n'ubuzima butuye mu cyaha. Uko twihana ibyaha byacu tuba turimo kwegera Imana. Nta handi hantu Imana ituye mu mitima y'abantu, ikanezezwa no gutura mu mitima y'abantu bihannye ibyaha byabo. Zaburi ya 34 umurongo wa 19 harambwira ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Nuvuga ngo abantu bafite imitima iciye bugufi kandi yihana, Uwiteka aguma bugufi bwabo. Dusomye uyu murongo twahita twibwira n'ikindi kintu. Niba Uwiteka yegera imitima imenetse, imitima yihana, biragaragara ko kwajya kure y'imitima itihutira kwihana. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Haba ubwo abera benshi cyangwa se abana b'Imana benshi tujya gusenga ibunaka, ntabwo ari bibi kuba najya ku musozi, kuba najya kwikingirana mu cyumba cyanjye, kuba najya mu nzu y'Imana nk'ahangaha n'ahandi nk'ahangaha hatandukanye kujya gusenga, ntabwo ari bibi. Ariko ikibi ni ikihe? No kujyana amaguru gusa, umuntu atajyanye umutima. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Turi mu gihe gitandukanye n'icyo mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera bagiraga ahantu basengera ku misozi bunaka izwi, Imana yategetse cyangwa yarashyizeho ahantu bagomba kujya gusengera. Waba utari aho hantu ngira ngo wasenga ntibikunde, cyangwa se sinzi uko byagendaga. Ariko mu isezerano rishya uyu munsi ntabwo dusabwa kujya ahantu runaka ngo tubone kugira rezo. Abantu benshi baravuga ngo hano hantu hari rezo, hari connection n'ibindi bitandukanye, ariko nagira ngo ahantu hose wajyana amaguru gusa utajyanye umutima byakubera impfabusa. Haleluya. Ariko ahantu hose wajyana umutima, Imana yahagusanga, Imana yahakuvugishiriza. Amen. Uwiteka rero aba hafi y'abantu bafite imitima imenetse, nuvuga ngo imitima iciye bugufi, yihana byihuse. Haleluya. Iyo twagiye mu ahantu basengera, iyo twagiye mu masengesho y'imisi 21 nk'uko tuyirimo, iyo twinjiye mu rusengero, iyo twagiye kwifungirana ahantu mu byumba cyangwa se ku misozi, ariko tukagenda tutajyanye umutima, tugaruka tuvuye muri ayo masengesho nta mpinduka na mibaye mu buzima bwacu, nta mbaraga zituzinutswa ku cyaha, nta bwiza bw'Imana dutahanye, tukananiza uyu mubiri gusa, ariko tukavira mwaho. Ndakwinginze muri iyi minsi yo gusenga kugira ngo uzane umutima wawe. Haleluya. Usingiriza Imana umutima wawe, aba aricyo kintu wibandaho kuruta ibindi bintu, kubera ko umutima wihana, umutima uciye bugufi ukurura Imana, wattracting Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byose dushobora gukora bishobora kunezeza abantu bagashobora kubishima, bakabikomera amashyi, bakabona twicaye neza, twacuranze neza, twabwirije neza, dufite ibikoresho byiza. Ibyo byose binezeza imitima y'abantu, ariko ikintu gikurura Imana kuba ahantu niyo yabonye umutima uyishaka. Yesu ashimwe nshuti z'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Muri iyi minsi yo gusenga ntiwishonjeshe gusa, ntutanga umwanya wawe gusa ngo hanyuma umutima usige ku ruhande, kuko ikintu kizakurura Imana kuza ku buzima bwawe ni umutima wawe. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Umutima uciye bugufi usonze Imana uzaguha kubona Imana abandi bayibuze, kandi mutuye hamwe, mwasengeye hamwe. Iyo turebye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 14.
ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 18:10 kugeza kuri 14. Haravuga ngo abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose nigiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azatishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Aba bagabo bombi tubitegereje, icyiza cyabo basengeye mu mutima, nta muntu wumvaga ibyo basenga. Uriya mufarisayo ngo yarasenze, ngo asengera mu mutima we, aravuga ngo Mana ndagushima ko ntameze, nuvuga ngo yararimo kwikompara na mugenzi we, yararimo kwigeranya na mugenzi we. Aravuga ngo Mana ndagushima ko ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro, w'umunyazi, w'umwambuzi, mu yandi magambo ukora ibyaha. Agira ibyo yereka Imana ashoboye. Aravuga ngo ngewe ndiyiriza kabiri mu cyumweru, ntanga icya 10 mu byo nungutse, mu yandi magambo ndatunganye. Isengesho ry'umufarisayo rirangira ahangaha. Umukoresha w'ikoro ngo nawe ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza abwira Imana ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Bibiliya tubwira ngo uwasohotse atsindishirijwe ni uyu nguyu wemereye Imana ibiri mu mutima we, agasaba Imana imbabazi. Aba bantu bombi barebeye inyuma ntago wari bumenye uw'Imana yanezerewe umutima we n'uw'Imana itanezerewe umutima we. Iyo wenda haza kuba ari pasiteri w'iki gihe, nari kureba umufarisayo ngasanga umufarisayo atanga ibya 10 byinshi, ngasanga umufarisayo ariyiriza kandi birazwi, wenda ngewe nk'umuntu ngashobora kuvuga ngo uyu mufarisayo niwe wabikoze neza. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariko Imana yitegereje isanga mu mutima w'umufarisayo nta kwihanana mba kurimo. Yitegereje umutima w'umuntu utari ufite n'imirimo, isanga harimo kwihana. Bibiliya irambwira ngo bamanutse uwo nguwo wihannye ari utsindishirijwe. Haleluya. Nari maze kuvuga ngo ushobora gusengera hamwe n'umuntu ahantu hamwe, mu rusengero rumwe, ku musozi umwe, mu cyumba cy'amasengesho kimwe, mugasengera hamwe, umuntu umwe agatahana ubwiza bw'Imana, undi ntabutahane, kandi mwasenze kimwe, kuko ari Imana ireba mu mutima. Haleluya. Ni Imana idakangwa n'ibikorwa by'inyuma. Ibikorwa by'inyuma ni byiza, bigirira umumaro abantu bashaka kubinezererwa, ariko Imana yabireba ntibiha agaciro kuko yasanze bidashingiye mu mutima w'ukuri. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Umutima uciye bugufi uzatuma Imana yitaba gusenga kwacu, uzayihamagara nayo ikwitabe. Haleluya. Izakumvira. Nta kindi cyatumye Imana ireba neza uyu mukoresha w'ikoro, wari umutima uciye bugufi. Wenda nawe ntiyari bubure imirimo yamurikira Imana, ariko yagize umutima uciye bugufi, bituma Imana yita ku gusenga kwe, ntiyakwita ku gusenga k'umufarisayo. Imana itugirire ubuntu kandi turinde. Haleluya. Umutima uciye bugufi uzahora uhamagara Imana. Iyo turebye ubuzima bw'umukozi w'Imana Salomo, umuhungu wa Dawidi, yari afite ibyo kwirata byinshi, yari umwana w'umwami. Haleluya. Murumva atarafite ibyo kwirata. Salomo nubwo Imana yaje kumutungisha cyane, ariko n'ubundi ntabwo yavukaga mu rugo rukennye. Dawidi nawe yari umukire. Salomo yari afite ibintu byinshi yakwirata, yari yatoranyijwe mu bahungu benshi ba Dawidi, ariko Imana iragenda irobanura Salomo, abari wivuga ngo uyu ni uzaba umwami, ni uzagusimbura. Ni umwana wavutse mu rugo rudakennye, ni umwana watoranyijwe mu bandi bahungu benshi kugira ngo abari we uba umwami. Yari afite ibintu byinshi yakwirata. Amaze gutoranywa yashobora kuvuga ngo Mana, nuko wasanze ari njye ufite ubwenge, nuko wasanze ari njye ukiranuka mu bahungu ba data Dawidi, nuko wasanze ari njye ukwiriye. Ariko Salomo ntiyakora ibyo, nubwo yaje kuyoba hanyuma, ariko agira umutima uciye bugufi, agira gusenga gutandukanye nuko umwana uba muri pare yakabaye asenga cyangwa se mu nzu y'ibwami. Reka turebe mu gitabo cya mbere cy'Abami, gice cya 3 umurongo wa 7 tugeze kuri 14. Haleluya. Gusenga kose kuvuye mu mutima uciye bugufi, Imana ntizakwirengagiza. Ndagira ngo muri iyi minsi 21 uzana umutima cyane cyane, sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Umutima wose uciye bugufi, Imana ntigiye usubiza inyuma. Mu Bami ba mbere 3 gice cya 3 7 kugeza kuri 14, harambwira ngo nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva niyo bijya. Haleluya. Akenshi iyo dutoranijwe mu bandi tugahabwa inshingano runaka, duhita twumva tubishoboye. Niko abana b'abantu tumera.
ariko umuntu wifuza kubana n'Imana muri urwo rugendo, umuntu wifuza gukurura Imana ngo babigendanemo ibyo ari byo byose, bibe ubucuruzi, bibe urugo rushyashya rwo kurera abana no gushaka no gushakwa, bibe amashuri kandi wifitiye ubwenge bwawe karemano, bibe buri kintu cyose, umutima uciye bugufi uhamagara Imana ngo ngwino Mana tubigendanemo. Aravuga ngo ndi umwana muto sinzi iyo biva n'iyo bijya. Uyu ni umutima uciye bugufi. Ngo kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero umugaragu wawe umutima ujijutse, haleluya, ngo shobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Wumve gusenga kwa Salomo kwakoze ku mutima w'Imana, Imana ikaza kumuha n'ubutunzi n'icyubahiro. Ariko umva icyo yarakene muri ibyo byose, yashakaga umutima ujijutse, umutima wubaha Imana, umutima uzashobora gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Murongo wa 10 ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Umva icyo nkwifuriza muri iyi minsi, nuko gusenga kwawe kwazanezeza Uwiteka. Haleluya. Bitandukanye no gutondekanya amagambo menshi, turayafite, yewe no kubimenya ntabwo ari bibi, ariko reka amasengesho yawe n'ayanjye bizanezeza umutima w'Uwiteka. Haleluya. Nituba dupfukamye dusenga, nituba turimo guhamagara Imana ahangaha, Uwiteka azatwerekezeho amaso avuge ngo amagambo kanaka arimo asenga anejeje umutima wanjye. Haleluya. Ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ngo abanzi bawe bapfe, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Haleluya. Umutima unezeza Imana, Uwiteka azawugirira uko wasabye. Nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Nkahumvise namwe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ndagira ngo iri banga ry'umutima wakora ku mutima w'Imana uritindeho. Haleluya. Iyo umuntu yanejeje umutima w'Imana, Imana ntimuha ibyo yasabye gusa, Imana imuha n'ibyo atigeze asaba. Haleluya. Ibigukwiriye byiza biboneye burya Imana irabizi. Nutunganya umutima wawe, Imana ntizabura kukugirira neza. Amen. Haleluya. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera no kurama. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Nta kindi kintu cyanejeje Imana, nubwo uyu mugabo w'Imana mbere yuko azamuka na nyuma yuko amanuka kuri uyu musozi yasengeragaho, yatambiye Imana ibitambo byinshi, ariko ikintu cyanejeje umutima w'Imana muri ibi byose ni umutima uciye bugufi wa Salomo. Ni umutima utarimo kwirarira ku Mana, ni umutima urimo kubwira Imana ngo Mana ndagukeneye, tugendane muri uru rugendo, ngwino ushoboze. Nicyo ngiki Imana idushakaho. Haleluya. Imana imuha ibyo yasabye, irangije imwongeraho n'ibindi atasabye, birimo bya bindi duhora dushaka, birimo ubutunzi n'icyubahiro. Ibyo byose ni byiza kandi biraryoha, ariko Imana ntizigera ibyima umuntu ufite umutima utunganye. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ntizagira icyiza yima abagenda batunganye. Haleluya. Cyangwa uyu munsi umutima wawe ukiyemeza ko ugiye kuwuha Imana, ukaba umutima unejeje Imana, gusenga kwawe kukanezeza Imana, Imana ikamanukira gutega amatwi. Haleluya. Umutima wari uharanira gukora ibyo Imana ishaka uzadutuza hafi y'Imana iteka. Haleluya. Muribuka Mose avugana n'Imana ngo nutagendana natwe ntudukure ino n'ibindi bitandukanye. Hari amagambo yavuganye n'Imana, hari ibyo yarasabye Imana ngo Imana imwiyereke n'ibindi byari byiza. Haleluya. Imana imubwira ahantu agomba guhagarara kugira ngo igire ukuntu imwiyerekera. Ambwira ngo ku gitare hagati nzacisha, uzandeba mu mugongo, mbonye mu maso ntiwabona ibindi bitandukanye. Cya kiganiro bagiye bagirana. Haleluya. Aho hantu hafatika ntihagihari, ariko ikintu cyadutuza bugufi bw'Imana no kugira umutima umenetse. Haleluya. Wa murongo twasomye muri Zaburi ya 34:19 havuze ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Mu buzima busanzwe iyo duturanye n'abantu bakomeye tubyungukiramo. Mujya mubibona? Iyo uturanye n'umuntu ufite ubushobozi bwinshi bw'amafaranga, azacana amatara mu mihanda,
azashyira kaburimbo hafi aho natwe tubyungukiremo, azagira abarinzi bamurinda bitume natwe tugira umutekano. Hari karitsiye imwe nagiyemo muri Kigali, sanga ni Kanombe, sanga hari umuntu ufite ubushobozi, ufite inzu nini, igipangu kinini cyane, yaraherutse gukoresha ubukwe bw'umukobwa we. Aho hantu hose hafi kilometero bashyizemo kaburimbo. Umuntu umwe yashyize kaburimbo muri karitsiye. Guturana n'umuntu ukomeye biraryoha. Haleluya. Niki kiri budutuze hafi y'Imana tugaturana nayo? Ni umutima umenetse. Haleluya. Niba abantu buntu bakomeye bashobora gutura ahantu umuntu akabyungukiramo, kubana n'Imana nta kintu uzayiburana. Haleluya. Yiha umutima wawe wiwusigaza ku ruhande, kuko itura ngo hafi y'abafite imitima imenetse. Imana yacu tugire neza. Mu Ngoma za kabiri igice cya 16 umurongo wa 9 agace kabanza. Ingoma za kabiri, igitabo cy'Ingoma cya kabiri igice cya 16 9a, reka mbasomere. Haravuga ngo kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose, impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Haleluya. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose, impande zose. Haleluya. Nikarongera tureba ntaga twibagirwa ngo areba ku isi yose, impande zose, no mu nzu yawe arahareba, ngo kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera cyangwa se wo kurwanirira abafite imitima imutunganiye. Haleluya. Amaso y'abantu ashobora kutakubona, ashobora kukwibagirwa, ariko Uwiteka mu byo akora ngo yirirwa azengurutse amaso ku isi yose. Dushobora kubitekereza mu bwenge tukumva biragoye, se umuntu yareba ku isi yose, ariko iyi Imana niyo yayibumbye. Haleluya. Ngo ni nayo ifite ibipimo byayo, izi ibirometero byayo, izi buri muntu atuye naho abarizwa. Rero mu murimo ikora ngo ihora izengurutse amaso yayo ku isi yose no mu mpande zose. Ishaka iki? Ishaka abantu bafite imitima yitunganiye. Haleluya. Ndashima Imana ko kwegera Imana nta gishoro bidusaba, nta mashuri bidusaba, nta mafaranga tubanza kwishyura. Yerekeza amaso ku isi yose n'impande zose, idashaka bize, idashaka batarize, idashaka bakire, idashaka bakene, ishaka abantu bafite imitima yitunganiye. Haleluya. Kandi abafite imitima itunganye bari muri ibyo byiciro byose. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Amaso yagenda dushaka, ngo aradushakira iki? Kwerekana ko ari umunyamaboko, ko ari umunyembaraga, ashobora kurwanira abo bose bafite imitima imutunganiye. Haleluya. Amaso y'Imana nta kindi kintu ariho, ari ku mitima y'abantu bamutunganiye. Amen. Gusenga kw'abo bantu ntago kuzaba impfabusa. Zaburi 34 kuva kuri 18, twari twasomye kuri 19, ariko reka duhere 18 tugeze kuri 20. Zaburi 34:18 kugeza kuri 20. Harambwira ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva. Kuki abumva? Nuko baturanye. Oh haleluya. Abakiranutsi n'abanyabyaha batuye hamwe, bamwe baturanye n'Uwiteka, abandi batuye kureye. Icyama tukaba muri abo ngabo. Ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Haleluya. Uturanye n'umuntu ufite ubushobozi, afite n'umutima mwiza, ntiwataka ngo areke kugutabara, nta nkanswe Uwiteka. Haleluya. Aba hafi y'abafite imitima imenetse. Iyo bahuye n'ibyago n'amakuba, yihutira kubatabara muri byose. Haleluya. Iyo batatse arabumva, iyo bahuye n'ibyago arabakiza, ntabwo ajya bareka. Nshuti z'Imana, ko gukizwa neza ari ubuntu, ko gukizwa neza tubishobozwa n'umwuka w'Imana. Kwicyo usabwa ari ukubyifuza no kugerageza gutunganya ibye rwawe ruhande. Mwaretse tukabigerageza. Yesu ashimwe. Hari umuntu nyumva? Murahari? Mwaretse tukabigerageza. Ukirebera mu mutima wawe, ibyo uwo mwicaranye ntubyiteho, ibya mugenzi wawe ntubyiteho, ukimenyera ibyo mu mutima wawe n'ingamba zirimo, nibihishwa amaso y'abantu, ariko wowe n'Imana muziranyeho. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Nibwo aya masengesho atazatubera impfabusa. Zaburi 34:16 baravuga ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse, n'amatwi ye ari kugutaka kwabo.
Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi ari kugutaka kwabo, wambwira ko badaharanira gukiranuka amaso y'Uwiteka ari bubabeho? Iyo ukomeje hepfo gatoya hateye ubwoba, aravuga ngo ariko igitsure cye kiri ku nkozi z'ibibi. Hari umuntu wakwifuza kugibwaho n'igitsure cy'Imana? Ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi ari kugutaka kwabo. Haleluya. Uwiteka ni umukiranutsi, Uwiteka akunda abakiranutsi, Uwiteka ni umuturanyi w'abakiranutsi wa bugufi. Haleluya. Gutaka kwabo arakumva. Iyo umuntu yakomeje guharanira ibyo gukiranuka ntazabura umucyo iwe, ntazabura amahoro Imana itanga. Haleluya. Muribuka amakuru y'Igosheni? Murayibuka? Igosheni batangiye kuhatura ryari? Igihe Yosefu yari amaze gukomera muri Egiputa, bene wabo bakaza, akazatuma hose bakaza. Yasabye umwami wa Egiputa w'icyo gihe, Farao w'icyo gihe, yamusabye ko yatuza bene wabo kwabo kuko bororaga inka kandi ngo abanyegiputa bazizira. Yesu ashimwe cyane. Babashyigenera ahantu hitwa Igosheni, ngo hari ubwatsi, hari hameze neza. Baturayo bamarayo imyaka myinshi, abariho hahinduka gakondo yabo. Ngo haza kugera igihe hima Farao utarigeze amenya ibyiza Yosefu yakoze muri Egiputa. Uwo Farao amaze kwima abagirira nabi kuko Yosefu yari amaze gupfa. Nicyagiye Imana yoherezaga Mose ngo nasubireyo ajye gutabara ubwoko bwayo. Haleluya. Bagezeyo Farao w'icyo gihe atinda kumvira Imana, arinangira, umutima uranangirwa, ibyago bikaba makuba akaba ariko akanga kumva, kugeza ku cyago cya 10 nkuko abasoma Bibiliya mubizi. Abana b'imfura wa Farao kugeza ko umugaragu n'uw'amatungo bose bamaze gupfa, Farao amaze kwemera. Umva amakuru y'Igosheni. Haleluya. Umva guturana n'Imana icyo bimara. Yesu ashimwe cyane. Ibyago byose byabaga muri Egiputa ntago byigeraga bigera Igosheni. Muri Egiputa bigeze kugira umwijima, Bibiliya ngo wari umwijima ukomeye, ngo umeze nk'ikintu umuntu yabasha gufataho, ariko Igosheni bagumana umucyo. Haleluya. Muri Egiputa haguye inda ngo n'ibibugu, ariko Igosheni ntibyabayo. Ibyago byose byabaga muri Egiputa bari mu gihugu kimwe, ariko Gosheni hakarindwa. Haleluya. Umva guturana n'Uwiteka, kwegereza imitima yacu hafi y'Imana. Ntuzabura umucyo uva ku Uwiteka, ntuzabura amahoro Uwiteka atanga. Haleluya. Uzaboneraho abandi batarimo kubonera. Kurya kwa gusenga k'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro basengeraga ahantu hamwe, umwe akumva undi ntiyumve, niko begereza Imana imitima yabo bamera, bameze nk'abatuye Gosheni. Nubwo isi yuzuye amakuba n'ibyago n'imiruho myinshi na stress nyinshi, n'abantu barushaho kugenda banga ubuzima, ariko begereza imitima yabo Imana. Haleluya. Bameze nk'abatuye Gosheni. Turaturanye ariko ntidusa, turaturanye ariko Imana ntitureba kimwe. Haleluya. Turaturanye, dushobora gusengera hamwe, dushobora gusengera mu itorero rimwe, twese tukazamura amasengesho icyarimwe, ariko Uwiteka akajya kumva akurikije icyo yarebye mu mutima. Reka mbinginge inshuti z'Imana, munyemerere muri iyi minsi yo gusenga, niba utanayarimo ugira umwanya wawe ku giti cyawe, uhereze Imana umutima wawe. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana ndifuza ko watura bugufi bwanjye. Ndambiwe Imana ya kure, ndambiwe Imana idafite ikikora ku buzima bwanjye. Twasanze ikigiza bugufi si ikindi, ni umutima wihana. Mwami Yesu abaho umugisha. Haleluya. Reka duhaguruke dusenga Imana. Ndagira ngo uhumirize ku maso yawe niba ntacyo bigutwaye. Ni Imana ubona, ni Imana y'amahirwe ya kenshi, ni Imana ifite amaboko y'imbaraga, ngo irazengurutse amaso yayo ku isi yose no mu mpande z'isi zose. Nta kindi ishaka, ishaka abantu bafite imitima yitunganiye, imitima yitunganiye. Ab'imitima itunganye, abo mu Rwanda n'abo muri Aziya barasa. Ab'imitima itunganye, abo mu Rwanda n'abo muri Amerika n'abo mu Bushinwa barasa. Ab'imitima yanduye nabo barasa. Icyo Imana ireba ni abafite imitima yitunganiye. Haleluya. Ese urifuza ko abo bantu Imana ireba neza nawe wabavamo? Ese urifuza ko abo bantu Imana ihozaho amaso nawe wabavamo? Ese byibuze urabinyotewe, urifuza ko umwuka w'Imana wagushoboza?
ndagira ngo usenge ubwira Imana ngo Mana muri iki gitondo ndagushaka. Niba uyishaka koko, niba wumva utaramenya n'impamvu yo kuyishaka, wongere uyibwize ukuri. Wibwira Imana uti ibyo bintu byawe simbizi, sinabyumva, ndakwinginze ubinyumvishe. Ndagira ngo tubwize Imana ukuri ko mu mutima atari uko ku munwa. Ubwira uti simbizi, numva bavuga ibintu byinshi bitandukanye, Mana ndakwinginze usange ubinyumvishe kandi ubinyigishe. Ariko niba umutima wawe wumva ufite inzara n'inyota yuko nawe waba mu bantu Imana ihozaho amaso, ndagira ngo musabe imbabazi ku byuzi. Waba wari waratangiye urugendo rw'agakiza, ariko imigendere yawe nawe uyizi ko idatunganiye Imana. Ni Imana y'amahirwe ya kenshi itandukanye n'abana b'abantu. Umwana w'umuntu ushobora kumukosereza rimwe kabiri gatatu, bwacya agafunga imiryango nimwongere kubonana no kurebana. Ariko iyi Mana ni Imana y'imbabazi. Imbabazi zayo zirenze isi yose. Ubuntu bwayo ntabwo tuzi uko bungana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe dushobora guca imanza kuko tutazi uko imbabazi zayo zingana. Ariko imbabazi zayo ni nyinshi, ni nyinshi. Turazibona muri wa mugani w'umwana w'ikirara, uburyo se yahise amwakira ari nta kindi amubajije, yisubiyemo. Ndagira ngo muri iki gitondo wisubiremo, uvuge ngo ese ubuzima bwanjye bunejeje Imana. Uvuge uti ese ubuzima bwanjye butagaragara, ubwo abandi bantu benshi batazi, ubwo abo turirimbana batazi, ubwo abo dusengana batazi, ubwo umugore wanjye n'umugabo wanjye batazi, ubwo abana banjye n'ababyeyi banjye batazi. Wibaze niba bunejeje Imana. Wongere wisuzume urebe niba udafite ubuzima bubiri bwereka abantu n'ubwawe uzi wenyine, bigutere gusaba Imana imbabazi mu kuri ko mu mutima. Mana turakwinginze tugarukeho muri iki gitondo, mubwire mu magambo yawe yoroshye nk'uko uzi kuyavuga. Ni umunyembabazi. Ara iki gitondo cyakubera igitondo cy'itangiriro rishya, kongera gukundana n'Imana neza, kongera kuryoherwa n'urugendo rw'agakiza. Hanze y'Imana haba kutanyurwa, kure y'Imana haba kutanyurwa. Umuntu ageraho byose abiryana umutima uhagaze, kuko biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ariko muri Kristo hari amahoro atemba nk'uruzi. Wakwemera ukagerageza ibye muri iki gitondo. Nawe niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, aya ni amahirwe muri iki gitondo. Ni umunyembabazi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, bwabonetse muri Kristo, burahari kubw'abantu bose. Yesu arongera akavuga mu byahishuwe ngo dore mpagaze ku rugi rw'umutima wawe ndakomanga, ngo umuntu ntiyumva ijwi ryanjye akemera agakingura nzinjira iwe dusangire, ariko ntabwo ajya yinjira ku ngufu. Bibiliya irambwira ngo umutima niwo umuntu yizeza, akatuza akanwa ke akabarwaho gukiranuka. Ntabwo kuba muri Believers ari umuryango w'agakiza, ntabwo kuba mu rusengero aho usengera ari umuryango w'agakiza. Umuryango w'agakiza uri mu wapfuye akazuka, uri muri Kristo. Niwe nzira yonyine, niwe wikoreye ibyaha byacu, urupfu rwawe rudukwiriye yarwishyizeho. Muri we Imana ibasha kutwemera. Hari ikiraro kinini cyane, hari umworera munini cyane wadutandukanije n'Imana, ariko Kristo yongera kutubera inzira, yongera kutubera ikiraro cyongera kuduhuza n'Imana, kuko yishyizeho ibyaha byanjye akishyiraho ibyaha byawe. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo inzandiko zaturegaga, Satani yari afite ibirego byinshi aturega, iby'ukuri iby'ibinyoma byari byuzuye. Yafataga ububi bwanjye akavuga ati kuva kera yari mubi, yakoze ibi n'ibi, ngo izo zari inzandiko ziturega zuzuyeho ibirego byinshi, ibyaha byose. Ibyo utekereza wowe utibuka, icyaha ntikimarwa n'igihe, ntikimarwa n'imyaka. Ibyo byose ngo zari inzandiko ziturega, ngo ariko yazidukujeho kuzibamba ku musaraba. Muri Kristo twarababariwe. N'uyu mwanya nawe ufite amahirwe. Niba utaramuha ubuzima bwawe, wazamura akaboko urahuri nkagufasha gusengera isengesho. Nawe udukurikira online, wamuha ubuzima
Mwuka w'Imana ntagafite umupaka, imbabazi z'Imana ziracyariho. Byazagutangaza ugeze mu ijuru ugasanga uyu munsi wakubereye umunsi w'itangiriro ry'umunezero. Urahari utaraha Yesu ubuzima bwawe, Imana ibaha umugisha bazamuye. Reka dusubiranemo aya magambo. Mu gihe wowe urimo utunganya ubuzima bwawe, wari waratangiye urugendo ariko nawe urabuza ubuzima bwawe, vuga ngo Mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, umbabarire ibyaha byanjye byose, hari ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Iki gitondo ndakugarukiye, unyakire, amazina yanjye akurwe mu gitabo cy'urubanza, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Unkomeze, Mwuka wawe wera nshoboze kuzagera ku iherezo ry'urugendo. Igihe uzahamagara amazina y'abakiranutse, nanjye uzampe kumva izina ryanjye. Urakoze ko wapfuye ukazuka ku bwanjye, urakoze ko wameneye amaraso. Uyu munsi mbaye uwawe, ndakwizeye. Urakoze Mwami. Niba uhaye Yesu ubuzima bwawe udukurikira online, watwandikira tukagufasha uko wakomerera muri iyo nzira, tukakuyobora hafi yaho utuye, aho wasenganira n'abandi bera. Nawe uri hano wahaye Yesu ubuzima bwawe ubwa mbere, uze gusigara muri izi ntebe tukuganirize. Reka twebwe bari baratangiye urugendo ariko wareba ubuzima bwawe, wareba umutima wawe ugasanga utuye kure y'Imana. Ngo Imana irimo irazungurutsa amaso yayo ku isi, ishaka abantu bafite imitima imeze nk'uko ishaka. Mwami Imana, duciye bugufi imbere yawe, dusutse imitima yacu. Turagushimira ko uri umunyembabazi. Nturi n'umunyembabazi gusa, uri n'umunyamabanga, uri umunyabuntu, uri umugiraneza. Mwami, ibyakatwishishije byari byinshi, ibirego umwanzi Satani turega ni byinshi, ariko mu mbabazi zawe turongera tukabaho, tukongera tukabona ubundi buntu. Kindi cyumweru kikicuma, imyaka igashira, utegereje ko twaguhindukirira. Imbabazi zawe zigatuma tudashiraho, zigahora zitwongera andi mahirwe. N'iki gitondo ni igitondo cy'andi mahirwe Mwami. Nzanye imitima y'abafite iyo nzara n'inyota, nzanye imitima y'ababishaka imbere yawe, kugira ngo uyambike imbaraga. Erega ntabwo byagenewe bamwe, Mwuka wera ni wowe ujya udushoboza. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Reka umuntu wese ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, uyu mwanya umugarukeho, umusukira imbaraga zawe abibashe, ibyari byaramunaniye abibashe. Mwami, nongeye kukwinginga kugira ngo utabisobanukiwe, yumva atazi iby'uru rugendo, yumva atazi neza niba uriho cyangwa utariho, atazi niba atari amagambo y'abantu, ndakwinginze kugira ngo nawe umwiyereke. Wamusanga mwiyerekwa, wamusanga mu nzozi, washyira conviction mu mutima we, ufite uko wabigenza Mwami ukisobanurira umuntu. Hari imyaka twabayeho tutazi kuriho, hari imyaka twabayeho twumva ari ibisazi, ariko hari icyo wakoze ku mitima yacu Mwami tuzi kuriho. Ntitwakubonesheje amaso asanzwe y'umubiri, ariko tuzi kuriho. Ibyo wakoze mu mutima wanjye, ibyo wakoze mu mitima y'abandi benshi, wabikora abahungu bawe n'abakobwa bawe Mwami, barimo bashidikanya niba uriho, barimo bashidikanya iby'ubuzima bw'iteka, batazi ibyo bintu niba atari inkuru z'abantu, batazi niba atari ibyanditswe n'ubwenge bw'abantu. Ufite uko wabiyereka Mwami, maze bakakumenya. Nongeye kukwinginga kugira ngo wongere umanukire abo bantu bose umwanzi Satani yashutse, akabareshya, akagira ibyo abashukisha, bakemera kugurisha ubugingo bwabo kubwo kumukorera n'inyungu za none. Wabagarukaho mu mbabazi zawe nyinshi, ukoroshya imitima yabo igahinduka imitima nk'iy'inyama, maze Mwami w'abami bakumva ijwi ryawe ry'imbabazi, bakamenya ko gukora Satani nta nyungu, bakamenya ko ibihembo bye byose ari urupfu n'irimbukiro. Mu mbabazi zawe Mwami wagira bukiza, wakiza hano turi, wakiza hirya no hino. Ibihendo by'iyi si byaba byaramuteje kugurisha ubugingo bwe no gukorera Satani. Wakora ku mutima we Mwami, erega ufite imbaraga zo guhindura umutima umeze nk'ibuye. Turakwizeye, turakwemereye.